Laser Wanda. Nyagasani Yezu n'abane na amwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe umwe muri rubanda abwira Yezu ati, mwigisha, mbwirira umuvandimwe wanje tugabane umurage wacu. Ariko we aramusubiza ati, wa muntu we, ninde wangize umucamanza wanyu cyangwa ngo mbagabanye ibyanyu? Yungamo ati, muramenye mwirinde kugira irari ry'ibintu, kuko naho umuntu yatunga ibintu byinshi bite, ntabwo ari byo byamubeshaho. Nuko abacira uyu mugani ati, habayeho umuntu w'umukungu wari wejeje imyaka myinshi. Aribaza ati, ndagira nte ko ari ntaho mfite mpunika imyaka yanjye? Nuko aribwira ati, dore uko ngiye kubigenza. Ndasenya ibigega mfite, nubaki ibindi bibiruta, mpunikemo ingano zanjye n'ibindi bintu byanjye byose. Maze nzibwire nti, dore mfite ibintu byinshi mpunitse bizamaza igihe kirekire. Ubu ngiye kuruhuka, ndye nywe ndabagire. Ariko Imana iramubwira iti, wa kiburabwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibyande? Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristu ari. Nimurangamire iby'ijuru, aho kurarikira iby'isi. Ngayo amasomo matagatifu twumvise uko ari atatu, yose araganisha ku nsanganyamatsiko itubwira kumenya ubuhanga nyakuri. Ku buhanga nyakuri ni ukumenya Imana. Laser Wanda.